ibyo yankoreye nibyo bibi kuko yatumye nyine ubuzima bwangirika hafi no gupfa. Mbwiraho gato numva je yuko ari kwa mushikiwe. Ari bwo bwa mbere wari ugeze i Kigali? Nibwo bwa mbere nari mageze. Kigali wayibona guteze? None se nayibona kundi kuntu kubera yuko nabuze ahantu nca kuko nkihagera muri gare neza nahagaze ahantu yambwiye ati hagarara aho ngaho. Aho ugeze? Nahise nabonye imodoka ndavuga ati buri muntu wese afite imodoka ye. Ukubyumva? Iyawe se numvaga ko nanjye ngiye guhita aho gati nanjye hano hari imiyanjye. Ubwo ngubwo umusore twaragiye kumbiwe yakoraga ahantu mu rugo. Bya bisore nyine byadanje byari ibifiriti n'ibiki yakoraga ahantu mu rugo yaraganguje mu rugo. Nyine ara umusore muhuru ukagira ngo niwe boss mu rugo nawe niko yarameze. Urabona ukavuga ati ni boss byanze bikunda murahurira kwakira. Mbona nyine ni igisore cya danje ntacyo gitwaye. Mbona ni igisore cya danje ikiboga cyiza pe n'iki ngiki waya ngo ni murumuna we. Reka abanguriya fanta zino fanta zaguraga 600. Gifata kinini nibwo bwa mbere nari nyinyweyeho. Mbona ransomye numva ibintu byinjiye mu mutwe ndavuga ati no man ndumiwe fresh kiss. Bazita fresh kiss Kigali ndapfuye none kuko bari barabitubujije urumva neza ubuhanuzi babura gugusorereye. ndavuga ati se mana kuko ibi bintu uko bimbayeho yari ifasha afata kabizwe no mu bantu hoya twaturi ahantu nyine mu kumba aho bakirira umushyitsi wawe. Yego mbona baransomye ndavuga ati se mana nyagasani nita numva ibintu birahindutse mu mutwe bwa mbere mu mateka burasomanye. Baba we mbona nyine agize mu mupira bamuze no kwibera nyagasani uratuza nagiye kunkodeshereza inzu noneho iri kumwe na ruhurura. Ruhurura hafi mu byondo? Mu byondo. Baba we ati tujye kujya tubana hano. Yarambwiye ati rero araza aravuga ati ndashaka gushaka cyane. Nyuma yaho akavuga ati kubyo bintu ari kunshaka ntabyo nzi nkuko byaremwe noneho aranshaka aho ikintu mo. Ubwo nyine yahise akuramo imyenda. Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe ukurikira Juri TV umunsi ku munsi. Twishimiye ko na n'ubu munsi tukibaha amasomo mukayakurikiza. Ibiganiro dukorera hano simbifata nk'ibiganiro ahubwo mbifata nk'amasomo asangizwa umuntu buri munsi. Niyo mpamvu rero mvuga ko akenshi na kenshi iyo mwabikunze natwe tuba twabikunze. Rero abari mu mahanga aho muri hose, abari muri Amerika, i Burayi, cyane narinzi ko i Burayi no muri Amerika ngo ari kimwe, ariko burya ngo hejuru iriya hari Ubwongereza n'Ubufaransa niho bita i Burayi. Abahari rero mwumva Ikinyarwanda mbasuhuze n'abari muri Afurika iwacu, mu Rwanda iwacu, mu Majyepfo, Amajyaruguru, i Kigali mwese, Iburengerazuba n'Iburasirazuba mwese ndabasuhuje. Nitwa Sharomi. Nako kandi ni kuvuga ko umuntu wese umwaka ujye gushira basi hari umuntu uhaye ubuzima ku buryo azavuga ati kuri nohera akavuga ati kanaka niwe nkesha ubuzima, niwe nkesha kuba umwaka nawe ukesheje kanaka. Biraryoha cyane rero nawe iyo bari kuvuga bagutanga urugero kuba baye imbarutse kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Nako kandi nanjye ku maneti yambaye mu ntoki, maneti yambaye mu ntoki rwose utuvugana kuyahaye nyirayose. Reka mu maganda yamfashije. Kuyatanze maneti utayashyize mu maso ngo wice kuba wirande. Nirate. Ubirande abantu. Reka nyahema maganda yamfashije ndumva ntari bimbese muri make. Nanize kujya kutunobamo ukiranda ngo bangu kanaka ngo yiranze amasiko. Kabiryaho. Biba byoroshye. Ase kwirya ubona atari byiza. Kwirya? Kubishoboye birakunda. Kubishoboye bishobora gukunda ukabona ari nabyiza ntacyo bitwaye. Yego. Ntacyo bitwaye rwose kwirya, abirya mwese mubishoboye mukomerezaho. Turaganira nande rero sasa. Hagenimana Pascaline. Nyira Hagenimana Pascaline. Nyira. Niko nitwa.
Nyirahagenimana Pascaline. Ndaryiga mpaka ndifashe. Nyirahagenimana Pascaline. Urumva Hagenimana harimo kugena n'Imana. Niyo wongera akajambo imbere riba rirerire. Ariko ubwo mu mateka y'iryo zina bakubwiye ko byagenze gute bari ku isi iwanyu? Ntabwo bigeze bambwira kubw'iryo zina. Ariko njyewe wenda iyo nditekerejeho ukuntu byaje kuri njyewe, ndatekereza ko wenda data warinyise yagiraga hari icyo yashakaga kugira ngo yumvikanishe. Ugakeka ko hari icyo ashaka kumvikanisha? Kuko hari igihe yabonye ko nyiri Imana imugeneye, niko wenda njye mbitekereza. Ubwo se ntabwo umubyeyi yari avugaga ati uyu mwana noneho ko mubyaye azaba haterera cyane, ariko nawe ntacyo Imana igena uko umuntu abaho. Kuko twebwe papa yatubyaye turi abana benshi, kuko abana 9 gutyo ni abana benshi, sibyo? 9 ni benshi cyane. Ndi umwana rero wa 5 mu rugo. Gusa rero iryo zina ashobora ko ariyo mpamvu yarinyise. Umwana wanyu bamwise ngo iki wanyu? Umwana wa nyuma bamwise Nyiranakiyimana Verena. Urumva ni amazina agoranye. Reba ko nawe kunaniye kurivuga. Nanjye ryarinaniye nyine. Urumva ni izina rigoranye. Ase kuki wanyu bakunda kwita bakizaho ngo Nyira? Ntabwo mbizi n'iby'ababyeyi, ariko nyine urukumva ari igihe imibereho yabo yari igoranye, niko wenda mbitekereza. Ariko yari ibyo n'ubundi imibereho byari bigoranye. Byari bigoye? Byari bigoranye. Nyiranakiyimana kurya, urabona ko uba afite nk'imyaka 20 gutyo. Nyiranakiyimana Nyirahagenimana Nyirahagenimana Pascaline. Pascaline rero ubundi iyo agiye kwivuga avuga ko ari muntu ki mu buzima bwe bwa buri munsi, bati nk'uko bavuga ati umwirondoro wawe. Bamwe bajya bavuga bajya gusaba nk'akazi cyangwa se muri leta, cyangwa se iyo uri kwivuga nkurikije agatambaro nduzi bashyizemo muri ADPR mujya mutanga. So muri ADPR bajya batanga ubuhamya. Nyirahagenimana ni muntu ki Pascaline? Nyirahagenimana rero gutyo mbona ndumufiyemeje. Mfite umwana w'umwaka n'igice w'umuhungu. Mbese muri make Imana yanyihereye, nkaba ndi kumurera. Kubona agahungu biragora. Kubyara umuhungu biba bigoye. Ahubwo ni byiza. Ninde kuvuga ngo nimboneka rimwe ni byiza. Abantu baramushaka bakamubura. Njye naramubonye. Banumva ari sawa cyane. Wowe na mama wanjye mwaramubonye? Kuri mburanye nanjye mama wanjye yarambye nk'umuhungu. Nawe yarishimye. Nanjye mbere bafite ibyishimo bya danje. Hanyuma rero ubwo mpise nibaza ngo uri muri ADPR niho usengera, ukishijwe nyuma yaho uboneye umwana w'umuhungu cyangwa n'ubundi wari usanzwe ukijijwe unamubona unakijijwe? Kuko n'ubundi na Mariya ngo marayika w'Imana yatumye kuri Mariya abyara umwana, ariko mubyara n'ubundi asanzwe akijijwe. Wapi? Mbere ufite wenda nk'imyaka 20 nari nkijijwe, kuko njye nabyirukiye mu nzu y'Imana. Nari nkijijwe enza kuza i Kigali rero. Wari ukirijwe mu yihe ntara? Nari nkirijwe mu ntara, urabona iwacu ni muri Rutsiro. Rutsiro narahagiye. Rutsiro. Nari nkijijwe rwose, bona Hagenimana rwose ntari. Nanjye numva ndimo neza. Wumva ukijijwe uvuga ati impande buzijwe nahita nditaha. Nukuri numvaga nkijijwe kandi ntacyo numva bintwaye. Ubwo rero nibwo byaje kurangira inji Kigali. Naje muri 2018 i Kigali. Ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere. Ku bunani winjira mu rugo cyane. Ni ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2018. Nabundi bunani wowe ukirimo. Nibwo naje i Kigali nyine mura n'ubuzima butari bwiza nyine. Kigali nyakira nabi, ariko uko biri kose ndiho ndashima Imana. Uwo mwana rero wenda nkubyira muri make namubyaye atari uko ndi mu gakiza. Urumva ko umwana yenda turamugeraho mu kanya. Impamvu yatumye uva i Rutsiro ukavuga uti mfashe umwanzuro umukirisitu umurokore
nabwo wari ukiri muri ADEPR ari nyine muri ADEPR wanjye mvuye gukirizwa mu Rutsiro cyangwa se mvuye kuba mu Rutsiro mfashe umwanzuro ngiye kwibera i Kigali indirimbo igica kuri radio cyangwa kuri radio Rwanda kavuga ati tuwuteke twigire i Kigali urayizi yabaga babiri ni impamvu yatumye uza mu murwa yarihe mu by'ukuri ntago impamvu ngiye yanturutseho ntago nabishakaga kuko ndanahamya ko ni umusore wamamagaye gutya duhurira kuri telefone aba aramamagaye twakundanye hafi imyaka 3 ariko tutari twabonana ariko akajya ambwira ati se wajaje i Kigali nkakureba nanjye numva ko nyine byagezeho buri kuri Noheli buri kubunana kamamagara ukamanuka yaramamagara ati se wazaje kunsura nanjye nkavuga kubera ko nari umurokore narasengaga cyane aba ati wapi nago naza akenshi urabona iyo uri muri korali banakwima uruhushya nta nubwo ufite kwigenga aba ati wapi nago naza ariko ukareba umukunzi ubwikorali se wari ibiki wanamanuka ukareba umukunzi ugasubirayo mu cyaro babigoranye kutaririmba iminsi 2 cyangwa ibyumweru 2 biragoye nanjye naraje nyine bita binkoraho nuko rero araguhamagara aramamagara sinzi niba umuntu yavuga tutaye ya buri kimwe ntacyo bitwaye ubwo nyine akajya amamagara akambwira ngo none se ngo waje i Kigali ushaka ko ngushaka kuko nyine twari twakamenyana atari yambonaho nanjye natari namubonaho tuvugana kuri telefone ariko namwumvise kuri telefone numva ndamukunze nibwo bwa mbere mbese nari inkunze umuntu numva ntaribyo birangira nyine nje i Kigali ambwira yuko i Kigali ahafite mushiki we numva ko kuza nyine i Kigali ariko ndamubaza se ninzi Kigali nzarara hehe kuko akenshi ku rusengero baratubwira ati ntihazagira umuntu w'umusore ubakora ku ibere cyangwa se ku kibuno cyangwa se aba yanabashuka cyangwa se abasome ku bitama cyangwa ku munwa akabiza ibyo bintu barabitubuzaga akabona ko nta n'ibyo narinzi pe mbere yuko ADEPR bivuze se wari utarabikora utarasoma nagize imyaka 22 ibyo bintu bitari byambaho utarasoma umuhungu cyane rwose nakubwiye ngo nabyirukiye mu bintu uko bumva uri muzima se baba ko umuntu numvaga ndi muzima kuko nyine nose twabonaga basezerana tukumva ko natwe turindiriye ndimo ndakubwira amateka yo mu cyaro byambaye ubwo nyine naje i Kigali ariko nza kubwira musaza wanjye twavukiye umunsi umwe nza kumubwira ati rero njye nzajya gusura umusore i Kigali yasambwira ati umusore i Kigali we nyine yabaga ina i Kigali ndamubwira ati nje kumusura ariko nzarara ahantu uri ni ukumureba gusa noneho njye nkazahita nongera gutaha nzarara ahantu uje ariko uwo musore nyine twakundanaga kansaba guhuza umurongo n'uwe numvaga ntacyo bintwaye numvaga nta kintu bimbwiye ngenda bikora ndamubwira ati bikore ntabwo nari nzi ngo mbese umuntu abakumva niba bibaho ntabwo mbizi ariko bajya bambwira guhuza telefone imirongo iyi nyine yarabikoze rero buri kimwe akajya yumva ibyo mu rugo ukuntu ibintu bihagaze amenya mbese detail ya buri kimwe cyose kuri njyewe akajya amenya ubuzima wirirwamo n'ubwo uraramo amenya ubuzima bwanjye bwose akumviriza ariko umuntu yaguhamagara akabyumva ubwo ngubwo nibwo musaza wanjye namaze kubimbwira arambwira ati ariko umusore w'i Kigali azakwemeza ariko mu kubimbwira sinsobanukirwa ibyo ari byo ubwo nibwo naje ngeze Nyabugogo anjyana ahantu muhe mwaka 2018 ku itariki 3 anjyana ahantu tujya kunywa agafanta murahurira kwakira mbona nyine ni igisore cya danje ntacyo gitwaye mbona ni igisore cya danje cyiza pe nk'iki ngiki wagira ngo ni murumuna we abanguriye fanta zino fanta zaguraga 600 gifata kinini nibwo bwa mbere nari nyinyweyeho ahubwo gifata kinini cyane nibwo bwa mbere nari nyinyweyeho arakingurira ntereka hara ku meza mbona aransomye numva ibintu byinjiye mu mutwe ndavuga ati no man ndumiwe fresh kiss bazita fresh kiss Kigali ndapfuye none kuko bari barabitubujije urumva neza ubuhanuzi bwo buragusorereye ndavuga ati se mana kuko
ibi bintu uko bimbayeho yari yifashe afata akabizwi no mu bantu hoya twa turi ahantu nyine mu kumba aho bakirira umushyitsi wawe yego mbona baransomye ndavuga ati se mana nyagasani mpita numva ibintu birahindutse mu mutwe bwa mbere mu mateka burasomanye mbona nyine agize mu mupira bamuze no kwibera nyagasani uratuza ndatuza nahise numva ncumuye numva ndahise namwanga kuko bari barabitubujije nyine ariko ntabwo bamwiyatse ngo ati hafi hoya nahise namwiyaka ahita ambwira ati se ubundi wigiye kuba umupolisi kuko bari barabitubujije numvaga ko nyine ari n'icyaha nkoze kirenze nuvuga ngo yaragusomye uravuga ati tarekera byo ntabwo ntibirenga nahise numva ko birangiye kumbi we afite n'izindi gahunda aracyakomeje ariko bari abasore b'iki gihe ubwo telefone yayinyatse yakuyemo simukadi n'abantu yazimije ibintu byose kuko yari azi neza ko musaza wanjye turi buhurire Nyabugogo aje kuntora kuko twe twagiranye gahunda y'uko araza kundeba uwo muhungu namubonye nkarara kwa musaza wanjye mu gitondo bugacya nyine ntaha barategura yanze yuko umusaza wawe yirirwa ahamagara batesha umutwe uri he hari Nyabugogo avuga ati se wahageze kuko nageze hariya ku Kibuye hariya muri gare arambwira ati mva kugera i Kigali ni amasaha 3 nurenze amasaha 3 urambwira ahantu warushe yarankangaga byadanje mutaranabonana twanabonana agushyira ku murongo yashyize ku murongo ashyiraho igitsure cyiwe ariko abagenda bakunda cyane umuntu utazi utarabona akajya gushyira ku murongo ukajyaho cyane rwose ariko yarankamuye byadanje ubwo twavuye Nyabugogo saa 2 z'ijoro sinarinze ahantu njyanye gusa yaranyijeje yuko ahantu ari kwa mushikiwe ubwo ngubwo twavuye Nyabugogo sinzi utuntu yaranguraga arangije ashyira muri bisi turagenda ariko subi inyuma gatoya naje umunsi ariko wa 4 nari navuye ku rusengero ariko wa 3 niba mwemera Imana sinzi ariko ngenda yemeje ibiravuze ati abo bakobwa bareke bagende nzabakina ku mubyimbi cyo batinyaga kibagezeho Imana ari umuhanuzi ubivuga nahise ntekereza nyine ibyo bintu Imana yavuze kuko nari ngeze mu modoka bivuga ko nyine umusore anyuye ahantu ntazi uri kubyumva nibwo nahise ntekereza ayo magambo ntekereje n'uburyo yamuzeho uri kubyumva ntekereje n'uburyo yansomye ariko bwa mbere abakoze kwibere bwo bwa mbere yigaraka nansoma amateka yahinduye mbese niwe muntu yaguhinduriye amateka yarayahinduye nyagasani ariko nabi ubwo ngubwo umusore twaragiye kumbi we yakoraga ahantu mu rugo bya bisore nyine byadanje byari ibifiriti n'ibiki yakoraga ahantu mu rugo yaraganguje mu rugo nyine ari umusore muhuru ukagira ngo niwe bosi mu rugo nawe niko yari ameze urabona ukavuga ati ni bosi byanze bikunda ubwo ngubwo byarangiye anyinjije ahantu muri geto anyinjiza ahantu muri geto anambwira ati ruhuka mba ndyamye kuko kuva muri Rutsiro ni kure cyane ni umunsi wose utanabimenyereye ntabwo byari byoroshye ubwo ngubwo byarangiye nduhutse arambwira ati utwo agiye kwinjiramo araza kundeba ubu uryamyeho gakeya mba ndyamyeho gakeya ariko yari yanyemeje yuko ari kwa mushikiwe ariko ubwo nibwo bwa mbere wari ugeze i Kigali nibwo bwa mbere nari mageze Kigali wayibona gute none se nayibonaga ukundi kuntu kubera yuko nabuze ahantu nca kuko nkihagera muri gare neza nahagaze ahantu yambwiye ati hagarara aho ngaho aho ugeze nabonye imodoka ndavuga ati buri muntu wese afite imodoka ye uri kubyumva iyawe se numvaga ko nanjye ngiye guhita kubera ko baravuga ngo i Kigali ukumva yuko nta muhanda w'urukara wabona i Kigali ukabona nyine ni ibintu ari paradizo yirukanka numvaga ko ubwo ngubwo kuva ngiye i Kigali ibibazo byose wenda nahuraga nabyo binsezeye ahubwo nibwo ngiye kubisatira uzibyo nahuye nabyo nahuye umva umusore nyine yarancuze bundi bushya gusa bwo yarahemutse cyane ariko ndiho uriho Imana ishimwe ko ukiriho kandi ndacyariho ndahumeka ubwo umusore arakubwira ati buruhutse ndaruhuka
arambwira ati ndaza kukugeraho. Ubwo yari ari kumwe na bosi wiwe nyine. Yakoreraga ngo umubosi yakoreraga umukuru w'abadive mu Rwanda. Niwe yakoreraga. Ariko Bishop. Niwe yakoreraga. Ubwo aragenda mwitaho. Nanjye ndaho ngaho muri ghetto nyine muri cya cyumba bahereza umukozi. Cyo ku ruhande. Nanjye nkagira ngo uri kwa boss. Njye nagira ati wenda. Turaba turi hano. Turaba turi hano ariko ahandi hantu turi buze kuki. Uri kubyumva? Ariko umusore arategura koko. Yavuga ati uri aho ngaho ndaje. Agira ngo ni ukuvuga ati buriya hari turi bujye byaze bikora. Anzanira uducapati. Nibwo bwa mbere nari mbiriyeho n'udushyimbo. Kubera ubwoba ndabona ati wapi. Zikara kaye gace. Hariya mwirebero. Rebero. Sinamenya ngo bahita gutya ariko ni mwirebero. Wumve ko nahamenya hashize imyaka 3 ahantu naraye. Kari mwirebero. Mwirebero. Nuko rero aragenda yita kure ku muyobozi w'abadive. Amwitaho. Akageza kundunguruka. Ari bakukirimo se? Akabona karara ni imboga zizanye. Niko mbitekereza niko yabivuga. Ariko muri makeya yaramemukiye pe. Urumva? Yagize gutya arambwira ati wisanzure hano nta ribi. Ntugire ikibazo wumve kuri nko mu rugo. Kubera ko ubwo nyine nari naravutse mu buzima butari bwiza, numvaga ko noneho ngiye gusubizwa. Numvaga ko nta nayanyemerera mbese ndahita mwishakira tukibera umugore n'umugabo. Ariko sinabimubwiye ariko nuko nabitekerezaga. Ubwo nyine byarangiye. Arangije akazi ansanga mu ghetto ahantu yansize. Urumva? Njye mu buzima busanzwe rero ntago nari nzi kuryama wenda ngo ndyamanye imyenda. Ni ukuryama wakuyemo hose. Ndyamaga nakuyemo nko mu rugo. Nahise nkuramo rero ndiryamira. Urumva? Nsigarana suve y'imbere. Nkuko mu rugo usanzwe biryamira bisanzwe. Kuko nari munini cyane. Numvaga imyenda imbangamiye. Wari munini cyane? Nari munini. Nari munini cyane kuko urabona no kundanga muntu ntago wamenya ko ari njyewe. Urabona ibijigo yari binini. Akuzi ko warahendutse mama. Narahindutse. Ntago wamenya ko nyine ari njyewe ubu ngubu. Nari munini cyane uko nanganaga mu maso niko n'isura yanganaga. Ziko ari munini mbibonye. Wari munini cyane wa mugani wari ukwiye kugira urara wambaye ubusa. Nambaraga ubusa. Ntago napfaga. Ubushyuhe ntabwo bari kubukira. Yego. Abwo ngubwo arambwira ati rero ngiye kuba nita ku bintu bindi ariko ndaza nkurebe. Nuko aragaruka. Yarambwira ati aragaruka atari kuryame wumve ko nta ribi. Ndaryama ubwo telefone yayincubije. Nka 5:59 yarangizeho. Z'ijoro. Ndabyibuka. Uri gutekereza iki none usavuga ati ndi mu ghetto y'abandi bimaze kubona injoro byanze bikunze ubu naraye byarangiye. Ngiye kubera yuko numvaga afite imbaraga z'umwuka. Bati ntago ari mu nkoro umwuka aramucyaha. Nkumva ko ntacyo ari bungire kuko ibyo yari yankoreye Nyabugogo. Nahise ngera aho ngaho nsaba Imana imbabazi ndasenga. Imana igikombe kinde. Ibi bintu nakoze rwose umbabarire ntago nanzi ko byagiye. Ariko ntago ari wari wabikoze bari babikoresha. Ari babinkoresheje ariko nyine urukumva ko cyari cyawe. Nari nagize ubwenge bukeya. Ubuhe bwenge se kandi uri kumwe n'umusore kwa bagomba kuramukanya mukishimana nyine nk'umushyitsi cyangwa se nk'umukunzi w'undi muntu. Ese ubundi reka nkubaze ukiri aho ngaho. Umukunzi wawe agusomye. Bigutwaye iki ko n'undi wari uwawe umugabo wawe nyine umusore mukundana fiance. Kuko wenda ubu ngubu reka mvuge ko nta kibazo. Ari ibyo wenda ashobora kuba maze gusobanukirwa. Ariko muri icyo gihe numvaga ari gikomeye cyane. Sibyo? Numvaga ari ibintu bitabaho. Ubwo nageze aho ngaho yahansize nyine ndasenga nsaba Imana imbabazi. Ndabati Imana mbabarira ibi bintu nakoze imbabarira. Numva ko ari ibintu nyine birangiye binashize nta bindi. Ubwo ngubwo byarangiye agarutse muri ayo masaha 5:59. Ati sheri none se ko mushaka niwe bazase umuntu ashaka uti.
nabyibajijeho nari imeze nk'ibanje niba ari ibanje Ipanje. sinzi ukuntu nari imeze numvaga nyine kuko ku myaka yanjye 22 nibwo byagerageje kumbaho harashize imyaka 22 nta musore muhoberana ngo gusome reka nta n'uwakubaza ibyo ngibyo mwibere mu gakiza gusa nakubwiye ngo nari umugore kandi utavange ni ukuri kandi urumva ubwo ngubwo aba araryamye uruhande rwanjye ati se sheri bimeze gute ndabaha ati ni byiza ati none se ko numva ngushaka none se nshaka mu buhe buryo ni nako namubajije none se nshaka gute ngo none se ngo wowe uri umwana numvaga rero ntabyo nzi mu by'ukuri kandi ntabyo nari nzi utazi ko umuntu ashaka undi ntabyo nari nzi gusa bwo nyine kubera yuko twagize imyaka nyine none se umubiri wo ntuwuzi twarabyumvaga sibyo ku rusengero bakaba babibonye akenshi bakaducyaho kandi akenshi bakanadushyira nko ku karago bakadusengera mugahora mu mana icyo twita udatekereza hanze irari ibyo hanze icyo twita irari bagahita badusengera bigashira ukumva uri mu mudendezo nta kibazo ubwo rero abadasenga ryo riba ryabashajije n'abasenga rirabasaza ariko ari igihe uhita winginga imana igahita ibigukuramo ndetse irari ubundi ni ribi irari ni ribi ry'umubiri ni ribi tekereza umuntu bahatagira irari urazi kwenda yipfira atagize irari byaba ari byiza ni ribi kuko impamvu ari ribi uwo muhungu ryatumye amemukira ryatumye amemukira ariko irari ry'umubiri niryo rituma n'umusore arambagiza umukobwa bagakora ubukwe akamugira umugore si ukuvuga ngo ntiwafashe undi ku ngufu cyangwa se guhohotera reka tuvuge ko wenda hariho irari ryiza n'irari ribi sibyo iryo yangiriye ryo ni ribi ryari ribi nuko yishe inzozi zanjye urumva anyicira ibyo natekerezaga ubu ngubu ndakeka yuko wenda saha ngaho imbanje iryo joro rero araza aravuga ati ndashaka gushaka cyane nyuma yaho ukavuga uti kubyo bintu ari kunshaka ntabyo nzi ngo kabyaramo noneho aranshakaho ikintu umuntu ubwo nyine yahise akuramo imyenda mbona yuko nyine ari bya bindi bajya batubwira ku rusengero ukabona ibyo ku rusengero birasohoye neza neza mbona noneho aragusatira umusore nyine nta mikino afite tu ati noneho manu nabaje ubwo ikintu yakoze yise afata ku ngufu amaze kandi iki gihe nk'uko bitubwiye wabaga wiryamye nk'uko usanzwe uryama mu cyaro niko nari niryamye uwo munsi niko naraye urumva byaranamworoheye baragaciye umwanya nyagasani we iyo mbyibutse yita mugirira urwango rubi cyane ikintu kibi yanankoreye kwa nibura niyareka bisa nkaho noroherwa ariko saa kumi n'imwe za mu gitondo bikimara kuba byarangiye yarambwira ati byuka ukaraba igice cyo hasi urumva ati tugende ndamubaza se tugende tujye hehe ati ntabwo byakunda ariko ushaka kunjyana hehe arambwira ati ngewe karaba igice cyo hasi mwereka aho tugende ubwo narakarabye ifata imyenda yindi ndambara maze kwambara turerekera nyine dufata imodoka itujyana Nyabugogo ariko nagiye ndi kurira ku buryo umushoferi yahise amubaza ati se uyu mwadeperi wamugize uti ahita amubwira ati nyine ntibyari kwigira muratambika mujya Nyabugogo ugenda urira mu nzira yose urizwa n'iki narizwaga n'ibyo ankoreye icya mbere cye ni nkaho numvaga ko wanyambuye ubuzima urundi ruhande rwanjye kuko yarankoresheje ibyo ntazi sibyo ikindi cya kabiri anakugushije mu cyaha cyane ikindi cya kabiri noneho hagereka no kunyirukana nabi none se ibaze bibayeho muri iryo joro saa 11 arambwira ati byuka ukaraba igice cyo hasi tugende nta no kukubwira ati wenda ruhuka nahise numva ko ari nk'inyamaswa sibyo wenda niyo po akavuga ati ruhukamo gakenya ntacyo byari kuba bitwaye ariko we yahise amubwira ati karaba tugende twaragiye ahita amubwira ati rero njyewe ntago
ndi butahe ngere mu rugo kuko tukiri Nyabugogo ho gatoya yahise amereza 5,000 ubwo ibyo 5,000 yari ibyo kunsubiza mu rugo kikugeza mu rugo ariko ngiye ntazi impamvu yampaye ubwo ngubwo nahise mpamagara musaza wanjye tukigenda nyine tugiye Nyabugogo ndamubwira ati niba utaje kundeba uyu munsi ntabwo uzongera kongera kumbonaho ahita ava mu kazi araza arandeba ubwo n'uwo musore turi kumwe amugurira fanta nanjye angurira fanta ariko ngiye kuyinywa ntabwo byari biri gukunda kuko nari mfite agahinda kenshi mbese ubwo ngubwo uwo musore ahita abwira musaza wanjye ati rero ibyabaye nawe urabizi uri umusore ndi kubwira mushiki wawe atahe wenda icyumweru cyo kugira ngo tubane ndabaye ati ntabwo byashoboka musaza wanjye arambwira ati emera Pascaline rero utahe ujye mu rugo ati ntabwo byakunda njye ntabwo nataha ushaka kumwizirikaho ushaka kumugumana ntabwo njye nari nshaka ko tugumana cyangwa kumwizirikaho ushakiraga kumugumira ikintu natinyaga uri kubyumva kuko ku rusengero akenshi batubwira ati nuramuka ubikoze uzatwara inda cyangwa wandure sida urumva icyo kintu natinyaga mbese muri make none natinyaga ati wenda rigiye nyanduje cyangwa se yaneye sida urumva icyo kintu natinyaga ngo buteye inda ahita amubwira ati okay ntabwo wancika twanasubiranyeyo mu rugo akimara kubonana na musaza wanjye Nyabugogo yahise ambwira nyine ngo ni umusaza barakubwira ati itahire nawe uravuga uti ntabwo ntaha kubw'imwingenzi nari mfite ndavuga ati ntabwo ntaha ubwo umusaza wanjye yahise yigira mu kazi yabaga hano Nyarutarama nanjye ubwo umusore nahise mbwira ati fata kino gikapu cyanjye aragifata twahise twerekera dusubira inyuma wibaze ngo yankoresheje urugendo nta mbaraga nta kurya yigo ku buryo nabaga ndi nka kuki bya 5 se yaragoye mutabitezemo ngo njye naragomeje yari afite mu bag wenda niba yari umuribwe ntabyo nzi niba yaravuga ati wenda niyo azamucyura ntabwo nari mbizi yaragomeje arayafata ibaze kugira ngo dusubire mu irebero n'amaguru tuvuye Nyabugogo noneho ikintu yakoze we yari arimo arampima nabaga ndi nka hano warenze nk'iraruguru noneho ibaze imihanda sinyizi nkabona ibishati birenga nanjye nkamwirukaho kandi n'uburibwe kabisa n'uburibwe bwa danje ku bintu butamenyereye nawe urumva ni danje ubwo nyine byarangiye agiye kuncumbikisha mu bandi basore kuko urumva ntabwo yari kunsubiza kwa bosi wiwe kwa bosi w'umudini kandi ari ku manywa noneho kuko cyagiye yagijije ku mugoroba nakubyukana mu gitondo mu rukerera ukumva ntabwo byari gukunda ubwo anjyana ku bandi basore ndahacumbika ariko bo nta kintu bantwaye akageza kundeba akuzaniye se udufaranga bazi nta dufaranga yanzaniraga uducapati n'udushyimbo urumva nyine nkiberaho gutyo ubwo naje kubitekereza arambwira ati rero iki gihe wakimazemo iminsi ingahe aho hamaze igihe kingana kimwe abo basore aho hantu nahamaze nk'iminsi 3 nkaba ariko akampamagara kubaza uko umeze gute se byagenze gute ubwo ngubwo nanjye nkamubwira nyine ukuntu umerewe ubwo araza rimwe aranginga ati se wambabariye ukagenda ukazisubira mu rugo ndamubwira ati ntabwo ngiye nasubira mu rugo aho kugira nsubire mu rugo najya kwiyahura Nyabugogo bikarangira kuko naratinyaga ati se ninsubira mu rugo nkasanga yaneye inda cyangwa sida
wenda n'iwacu nitwifashije wenda naje i Kigali ndi kugira ngo nshake ubuzima noneho ejo no ku rusengero bazansanga natwise nzaba ndwiyambitse nawe ati ntabwo nasubira mu rugo arambwira ati rero ushaka ahantu ujya kuba were gusubira mu rugo mu cyumweru kugira ngo tubane ndamubwira ati ntaho nabona amaze kugenda nahise mpamagara musaza wanjye ndamubwira ukuntu ari kumbwira ubwo musaza wanjye yahise ambwira ati ari ahantu i Muhanga hari umumama wibana w'inshuti yanjye niho ugiye kuba niho nagiye kuba maba iminsi 14 byumweru 2 mbona ngiye mu mihango nta n'ikibazo kuko natinyaga ko yaneye inda ubwenge bw'abakobwa rero ni daje buri hafi ya nabwo reka umusore arongera ncanaho ati sheri ibiki uwo musore se sheri wawe arongera rwamagana arongera ncanaho baba we ati sheri bimeze gute ibiki n'ibiki ese wagiye hehe bihagaze gute kuko ubwo navuye aho ngaho yanzize nsa nkaho niyahura kuko yarambwiye ati nyine nibishoboka ati ibyo kubana ntibyakunda nyine bikuremo ibyo bintu numva ko nyine ari kunyikuraho nahise ngenda njya kubaho ngaho uwo musore nyine byageze aho hashize ibyumweru 2 akampamagara ati se Pascaline umeze gute uri hehe mubwira aho ndi tongera amanuka i Kigali urumva nongeye kumanuka i Kigali ahubwo nibwo noneho yancaniye inda wasubiyeyo nasubiyeyo ku muntu wafataga nk'inyamaswa umaze gutyo nyine wenyeretse ko urukundo yahise nyereka urundi rukundo rw'uburyarya uravuga ati disi burya ntankunda nuko ari ikibazo yari yahuye nacyo ubundi aranankunda abarambwira ati reka noneho tubane birofisha biri seriye nta kindi kibazo urumva nibwo nyine namubwira ati nta ribi hitamo amagara umumama bitaga mu mashaki w'inshuti yanjye yego ndamubwira ati rero nabaga mu gashyirahamwe nyine mu Kimina ati wari umuntu nyine ugiye koherereza 20,000 arabimpa yarabimwohereje kuri telefone yiwe kuko uwo musore nyine yambwiye ati twabana ariko ikibazo ni icy'amatora genda avuga ati reka nyigure nta ribi wishakira umugabo ntamushakaga kuko naravugaga ati ninsubira mu rugo ndaseba urumva ariko wenda turi kumwe ibyo guseba byaba bivuyeho abaguteye inda avuga ati turabana ariko nta matera turajya turyama hehe umatera uwaza udufaranga wasize mu Kimina mu cyaro nadukujemo badukuramo baratukohereza tugura matera yaratunyoherereje ahubwo se iyo matera narayibonye nayo nabonye kuko natangajwe no kubona ahantu yakodesheje inzu y'ibyondo inaruta zazindi nta naho yahurira n'iz'iwacu mu cyaro z'ibyondo nyakatsi urabona iriya mu Kinyombya mu Miduha hepfo mu migezi nurahabona niho hantu yagiye kunkodeshereza inzu noneho iri kumwe na ruhurura hafi mu byondo baba we ati tujye kujya tubana hano yarambwiye ati njyewe ngomba kugushyira hano niba ushaka kuba umugore wanjye ariko ntabwo tuzararana kuko njye mfite akazi urumva ko kamanywa nijoro yazaga kundeba ari kuwa kane buri wa kane akaza kureba umufasha we ubwo ngubwo ariko yari afite undi mugore naje kumenya ko afite undi mugore ariko nabimenye nyuma ibintu byose byarangiritse twirukanse rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete icyo nibaza tugera ku musozo umwana waje kumubyara ntabwo namubyaye kubera icyo wavuze ngo uri fiyemere resasi njyewe ubu ngubu mfite umwana ubu mfite umwana atari uwo nguwo utabyaranye n'uwo musore bakwishyiragaho ubwo buryari kuko ubugome yankoreye nibwo burushije ibyo nabashije kuvuga ububi ntabwo twabashije kubyara ndumva rero ari ibintu ari inkuru ndende itapfa kurangira ako kanya ahubwo reka twigire mu gice nakwita ko cyigisha abantu twaganira useka kandi numva ibintu bagukoreye bibabaje birababaje nyine impamvu nisekera uri kubyumva kuki wisekera mba ngira ngo ubuzima nyine bukomeze
kuko ntabwo nagomeza kubyigumishamo naba nkereza igihe naba naniyangiza kuko byarabaye birarangira ndababara biranarangira ubu rero mbivuga nseka kugira ngo n'uwabyumva wese bimwigishe wenda nubwo twashyize ku musozo ibyo yankoreye nibyo bibi kuko yatumye nyine ubuzima bwangirika hafi no gupfa mbwiraho gato numva ukuntu byagenze iki kintu ibintu biba gukora hafi gukuramo nyine inda uri kubyumva ansanira ibinini ntabyo nari nzi mu by'ukuri uko babinywa n'uko babikoresha arambwira tuzabigenza gutya wumve ngo wenda twihuse muri make narabikoresheje yanga kuvamo ibindi binini yarambwira tugomba gufata umuti nyine wo kuyizinga ikamaramo amezi 12 ukazaba ubona ibyo gufatiramo umwana ari ukuyizinga kugira ngo itazagaragara nari ndi mu buzima bubi bukakaye buteye mbese agahinda uko nangiye mbyibutse aya masaha nuko wenda Imana igira neza Imana ni umwami irakaze iyo mbyibutse numva ngize agahinda gusa bw'ikigaragara cyo yamaze kubinkorera gutya nta mu nzu ibaze kugira ngo indibe iyavamo uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe urabona i Kigali ni ukwimenya utazwi n'umuntu wapfa niwe wari unzi niwe wari unkurikiranaga aragusize aransize byageze aho mugiri kuvamo kwihangana biranga kuko ahantu yari yansize nyine yari mu kavumo n'ubundi yansangaga nageze aho mpamagara nyiribyondo ubu ngubu impamvu mvuga ati ni umugome yari amemukiye yo bitaba Imana mba ndi muri gereza imyaka yo kubaho kwanjye nari kuzayimara muri gereza n'ubu umwana mvuga ndi kurata nawe kuba mfite mba ndi muri gereza uwo musore rero muri make yari amemukiye yatumye nkora ibyaha birenze 2 sibyo anyereka ko ariko kuri anyereka ko ariko gukira ko guhaje ariko ari ukunyica ibaze kugira ngo ibyo bintu bibeho nanavuga ati se umuntu natumye ibi bintu biba ari hehe na n'ubu se murajya kubonana ba nyiri byondo baramuhamagara muri ati umuntu wazanye hano ko wamutejeje ibibazo byagenze gute ati ni mu mujyane kwa muganga indi iri kuvamo baguhaye ibinini birenze imiti igomba kuba baguha ntabwo biba byoroshye nta n'umuntu kwitaho nta n'umuntu uhari icyo gihe nta na mituweli nagiraga barambwira ati bamuhamagara ati ni mu mujyane kwa muganga uri kubyumva abamama barafashe baranjyana bamvanye mu nzu ngeze hepfo y'urugo ati ni mu ndekere hano kuko numvaga nta muntu uri bunyiteho nta n'umuntu uri bunkurikirane abamama yari nka 9 z'ijoro bagera aho barigendera nanjye ndakambakamba nisubirira mu rugo aho rero niho Imana yandindiye na n'isaha umva ni byinshi nyishimira ni byinshi nyishimira yankoreye none se akabazo kamaze kuri tugusiye gusorezaho kujya ku kuntu waje kubonana n'undi mugabo mukabyara undi mwana nanone nabyo urumva ko n'indi nkuru y'indi kwayo none se ikindi cya kabiri kuki utareze uwo musore wagufashe ku ngufu kandi ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se itegeko ry'u Rwanda rigena uburyo umuntu wafashe undi ku ngufu ahanwa ryari rihari ngiye ntabyo nari nsobanukiwe kuko iyo nza kubimenya mba narabivuze kuko yankoreye ibintu bibi cyane niyihe nama rero none sasa uhereza urubyiruko rurimo abasore n'inkumi icyambere bashobora kuza i Kigali badafite umuntu bahazi icya kabiri bashobora kuza kwishora naho bari hose atari ni Kigali ku isi barahari benshi batandukanye mu Kinyarwanda bakurikira Juri TV ni benshi bashobora kwishora cyangwa se nk'umusore akemera guhita yishora kuguntu ko abonye umukobwa ngo wipfushije niba ariko navuga kwipfusha umwana ngo kwakora umwana ngwiriye muri ghetto agahita yumva ashaka guhita atura hasi niko nabyita ashaka guhita baryamana ingaruka zirimo umukobwa wemera kuryamana n'umusore aziko neza batakoze uko ngo babye mu mategeko babane inama niziye kuri ibyo bibazo bibiri inama ashobora guhereza abana b'abakobwa cyane kuko abana b'abakobwa ubu usanga ari byo bagoranye cyane nihereyeho umwana w'umukobwa aho yagerageza kuba yanyumvira hose inama namugira
niyo kwirinda. Kwirinda kuko abasore bari hanze ahangaha si n'abasore gusa n'abagabo nuko barabashuka urumva kuko n'uwo nguwo yashutse ari umugabo abyaye gatatu uriko byumva ngiye ntabizi yigaragaza nk'umusore nyine ariko inama nagira umwana w'umukobwa aho yaba ari hose niyo kumenya ubwenge akumva yuko babasore baza bamubwira ati turagukunda ni ukuri n'iki barabashuka nongeye mbisubiremo barabashuka bagomba kushishoza bakareba neza. Yego ubwo buzima bwose rero waciyemo bwose kuba akabaye bwakwigishije irihe somo wumva wabibwira umuntu muhisi n'umugenzi? Isomo byanyigishije njye nahise numva yuko nta muntu nakwizera uwo ari we wese. Ubuzima rero wavuze harimo n'urukundo rwo kuri telefone umuntu atazi mugenzi we ari icyo bita mu cyongereza byita nimba ari ngo online love cyangwa se urukundo rwo kuri murandasi umuntu ntakuzi nawe ntumuzi. Urwo ngurwo rero noneho ni rwo rugiye kurangiza ibintu byose muri iyi si. Urwo ngurwo ni narwo ruriho ubu ngubu. Ngenda tekereza nkavuga ati niba baranshutse hakaba hashize imyaka 5 ibyo bibaye kandi urukumva yuko nubwo byabaye gutyo ari ibindi bintu byakaze muri iyo myaka yashize ubu nibwo bikaze cyane noneho. Umwana w'umukobwa namugira inama yo kwirinda agashishoza neza sibyo kuri abaza bababeshya ngo turabakunda ngo nyine n'abakobwa bari ubu ntago boroshye ugasanga nyine bagiye kuri YouTube nako bagiye ugasanga bagiye nko kuri zirambuga babonye habasheri ugasanga ngo barakundanye ntibaziranye ntazi mbese ahantu aturuka ugasanga aramushutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Inama ngiye namugira niyo kushishoza akareba neza kuko ntago byoroshye. Pascaline inkuru ye irimo isomo rikomeye yakundanye n'umusore kuri telefone kumwe abantu bahura umusore akora mu rugo gukora mu rugo aramutumira i Kigali. Icyo gihe Pascaline yabaga mu Rutsiro mu karere ka Rutsiro uburengerazuba bw'u Rwanda. Arangije araza amusanga i Kigali agira ngo ni umuntu muzima agira ngo ni umuntu wamugira inama cyangwa se bazafatanya imishinga miremire nubwo arashaka kumwangiriza ubuzima ashaka kuko bararyamana ageze amwangiriza ubuzima amutwara ubusugi nkuko nabyumvise ntiyanamugira umugore ngo bigire inzira agenda arongera aramushuka byarya yuko yamukunze arongera basubira nagira ngo yenda yari yisubiyeho birangira none yongeye kugusha mu mutego nanone gusiga mu bibazo byo gukuramo inda yari guhitanye Imana ikinga ukuboko right now ubu tuvugana uri kugira inama ugira kuvuga uti mushishoze abasore bari hanze abagabo bari hanze aha ntabwo bifuriza icyiza. Ibyo rero nibyo nanjye mbisubiyemo ko inkuru yagenze mu ncamake kugira ngo nusimbukishije ikiganiro akaba agezeho nka ntangiye kuvuga yumve ko inkuru yawe cyangwa se ubuzima waciyemo arebye nawe yabucamo kandi ashobora kubucamo ntabukirebe nk'uko wowe wabigiyemo ukabikiramo ashobora kubicamo agapfa hakiri kare bikazarangira akenyutse. Ubundi umuntu apfa hakiri kare babyita gukenyuka. Ubwo rero nanizere ko isomo watanze baryumvise ako kandi nizere ko basi noneho tuzaganira ku kuntu waje kwirerera umwana waje kwibanira akana k'agahungu ugakarera ukabusinza imyaka gafite ariko byanze bikunze ngo ukari kwiga ntagarajyayo gafite umwaka n'igice. Ubwo rero numva ari urukundo none ari inkuru y'urukundo cyane numva ari inkuru y'urukundo. Pascal reka ngushimire. Yakoze cyane ni nako nshimira mugenzi wanjye kimwe ku buhanga bw'ibyuma ndaga numva bucucu nta mwanyumwa ni niwe bucucu nta mwanyumwa wacu hano. Iyo byiza rero mwese mwamukurikira Juri TV nitwa Sharomi tubana mu bindi biganiro bitaha. Imana ibarinde.